Pasta Kembo, umeze ute? Meze neza pasta. None uramushomba adokamye akagira itiko. Urabona pastarine ya pastarine. Mwaho neza neza. Komera. Umeze mute? Umeze neza. Usana no mugabo naho turamukira. Adokamye ko dufite pasteur ugira itiko. Umva reka mbabwire rero. Tugende twumve icyo tukira. Reka tugereyo. Wasanga na Jeff rwose atigeze ajya no mu nama. Allo? Bimeze bitese? Ha bamwita Pastor Jeff. Wasanga bagiye kwiba ibitoki rwose utigeze uza mu nama. Uramushumba none haragukuramo iyo kotsa n'ukuri kw'Imana. Njye ubu ngezeyo. Naho ubundi tebuka. Sawa cyangwa ubireke. Komera mbwene data. Komera. Amakuru uramfata. Ko mwazindutse nk'abagiye kumena inkari. Pasteur wacu uramushomba akazi. Ariko subwo umuntu namwe muransetse. Umuntu w'umutwe ungana gutyo udukira mugabo. Nihera amahoro nihera amahoro. Ariko se wabura kumutinya ute n'ibyahuye. Ibyaha. Murushi ibyaha. Sigaho byose ndaje mbishyire hanze. Turaje turebe uwo inama iri bufatireho imyanzuro. Imyanzuro yihese. Iyi nama ntabwo uzi ikintu yagenewe. Yagenewe kwiga ku bantu barara mu marogi, ku bantu biba ibitoki, abafata abantu ku gufusera. Byihorere. Turabazi. Icyo nzi amagambo menshi. Ariko subwo nawe uragira ngo nkurondore. Ndondore ibikize? Hano ngaho ndondora. Nkurondore. Ariko sereka nkubase muvandi. Rata nawe mu nyumvire. Ubu se bayobewe ko impombo z'amatiyo ninde ni Pastor Tera. Mbese ikintu cyose kibuze ni Pastor Tera. Harya bagiye kukuvana mu irondo bigenze bite? Ubundi buriye urusengero nubwo mwijijisha wowe uri umunyabyaha mu biranakunukaho. Ibyo byarabaye ndihana nakira umwami Yesu n'umukiza nk'umukiza wanjye. Aho ibyo ngibyo makuvuga ngewe rero ahubwo waranasizori Pastor ahubwo ushobora kuba ukiri muri bya byaha byawe nzi. Wihana kihanira mu kimuga wihana iki? Ubwo se warihannye none se ejo bundi bagufashe bigenze bite? Namwe mu nyumvire bavandi uyu nguyu bamufashe bamufatanye itiyo y'amazi. Byari bigenze bite? Bajye uvuga ko ingese panyara yapfuye wowe bizarangira n'ubundi mvumutse. Sawa turaba tubirebanye. Turaza kureba uwo bari bwiruka. Tugereze Pastor mukuru. Ariko se wowe uvuga urinde. Reka tumutegereze ntacyo. Ariko reka mbabwire. Ngira nganga rero twaje mu bucamanza si gusa. Uri umucamanza naje gucira abantu. Yego nyirakobwa disi burya nta nubwo izi cyakuzanye. Yego icyakuzanye ni amakuru ariko hano twaje mu nama ya Pasteur wanjije. Nuko mumbabarire. Ngo niki? Mumbabarire ntabwo turaza kubireba. No kwitabana injiji. Cyangwa waje gusenga. Cyangwa waje gusengera abantu. Ni satani iri kurimo iri gutuma uza kurondora abantu byarangiye bakaba bari hanyuma ituma ufata abana ku ngufu. Ituma ukiriza abantu batuka. Za satani zose zikuze zaraze zigwarikamo. Mwaretse tukareba ko uwo bari buze kwirukana ko nzi ko ari cy'inama igamije. Ndareba aje umukuru aho bene data turaho nyine wese iyo tuba tutari hano n'uburenga intebe zonyine ndamufite imishiha ntabwo ari imishiha ariko mwambaye neza basi nawe urakeye bambaye neza ubu se yambaye neza ndabona umaze no gukina urasa nawe
nk'uko gahunda yaduhurije ahangaha rero ari ukureba imico n'imyifatire nyine mu madini yacu. Umuntu nabwire mugenzi we ngo urasa n'Imana, urasa n'umujura, ariko se nawe byumbwira mvuga ngo urasa n'Imana gute? ako se nkawe urabwira mugenzi wawe ngo arasa nk'umujura? Siko kuri se amatora yabayeho y'abajura basi byibuze icyo gikombe aragitwara. Ariko se waretse nkamubwiza ukuri, ariko nawe tekereza uramutse ugiye mu ijuru warangiza ugasanga Imana isa n'uyimuka, nahita wigarukira. Ibyo uvuga ngira ngo ni ukuri. None se wayiyobewe ko ari umujura? Pasitera uri umujura nk'uko Pastor Gisa bivuga? Oya bivuge, ntabwo bagufatanya igitoki. Uyu mugabo rero ameze nk'umusazi. Baratukanye ni umujura. Ako rero nta nubwo ameze nk'umusazi. Twaje kureba imikorere n'imikoranire y'abapasiteri n'abakristo. Yes. Kanone ariko kugira ngo dukande n'ikibyimbye kimeneke. Ariko se koko utabeshye reka tumwibarize. Ako worarinda ukanda ikibyimba ngo kimeneke ushinzwe iki? Nakwitonze mukihanganira. Iyo mico nabagiranga abapasiteri. Reka twifashije umurongo uri muri Bibiliya muri Zaburi 139. Nshaka n'igitabo nakizinga kuko mba nzi. Muri Zaburi 139 haravuga ngo Uwiteka niwe uzi imyicarire yacu n'imihagurukire yacu. Amen. Amen. Hanyuma tukongera tugasoma umurongo uri muri Yesaya ibice 50 umurongo wa 7. Haravuga ngo umwami Imana akose nk'ubwo mwaritse kugira ariko se reka pasiteri afite n'amahane amahane ya bataragisi wagiye umuntu akwiye kubwiriza abakirisitu bagenzi bagasinzira. Ese niba umushumba ari kukubwiriza asubundi yajya asinzirira iwabo akamara ibitotsi? Ariko ndabona mupfa ubusa abapasiteri bararinda bagukangura hano ubusa ni ukuri. Twikomereze ratumusha Pastor Jeff naragatowe naye ndimo mbabwira muri Yesaya ibice 50 umurongo waho wa 7 haravuga ngo kuko umwami Imana azanabara nibyo bituma namwara mu maso yanjye hakaba hameze nk'urutare. 8 hakavuga ngo kuki unsindishiriza ari hafi yanjye umubisha azava he yabura kuza gute so turanye n'indaya nk'izi ndetse n'abajura kajambwa kerida mu bantu yumvira mu iki nama ziko wagira ngo ni y'abashuri. ibi pasiteri nk'ibi babikuye nawe nyumvira ngo ndi igicucu koko vraiment donc Satani yabateye pasiteri wowe uri ni gute umwanza ataza tudendeje mu bisambo tudendeje mu ndaya nk'iyi tudendeje mu birirwa mu marogi tudendeje mu bajura b'ibitoki ibyo bintu bavugaho niko bimeze. ariko se reka banze ariko se pasiteri umujura urimo aho n'uwo kera namwe mbona abapasiteri bagira imico myiza ariko uyu mupasiteri ndi kubona ntago nzaho yaturutse. Wagiye wemera koko ariko se pasiteri reka mubaze umusho niba umuntu ubwe yibye igitoki bakamufata hari igisabo kirenze banagize akagukira mu ijambo ry'Imana wabwiriza utese? Ako se Pastor Tera ibyo bintu Pastor Gisa avuga byo kwiba igitoki yakomeje avuga ibyo bintu urabikora koko? Nabivuge oya bivuge jewe nabikora nibyo kimwe. Rekera ntabwo ndi gusobanura rekera ngo wagize ute kuba yaribye kimwe ntabwo yakuba ni kamera ariko narihanye wihane kimwe iyo kurukanya agatani n'ibyo arimo kugenda yongeraho ibindi birimo kugenda yongera kuko uyu muntu reka mwereke n'urundi rugero ngewe byose ndabishyira hanze Imana iri kunkoreramo. Wowe ni kabiri kangahe urara mu ndaya muri rogi bivuge ntibibaho? ariko se niba twarahuye yarakera ni byiza kuba mwarahuye wabyumvisha umushumba. Ngewe niyo mpamvu nkubwira ngo nta bapasiteri dufite mwarararanye niyo byaba nimwe niyo byaba kabiri. Urundi rugero wowe waje mu bupasiteri utari indaya wakajobwa kerida mu marose ya cyara narabikoraga ariko oya warabikoraga rekera ntabwo ndisoma nawe nubwo watwihaye ufata abana bato reka babangavu ngiye ibyo bintu ndabihakanye rwose urahakanye ko tutabikora akura bihakana ute kandi uyu umaze kuvuga ko mwahure mu maroji wajyaga ibyo bintu Imana yarabinyeretse ko sabyiyemereye ngiye ariko ndabihakanye
ntabwo ujyana abana mu cyumba by'amasengesho ukabasambanyiriza mubeshya baravuga ngo amabuno y'inkoko agaragazwa n'umuyaga nawe umuyaga wahushya akabuno kagaragaye akawe ubwo ntabwo kari hejuru icecekere turaje turebe nawe ubundi nagiraga ngo mbanze nk'uko uri musho gusa nawe yego nturi shyashya urabizi nawe uranyeretse nanjye imana yamurema naturutse mu rugo numva mfite amavuta atarayagira urutonde namureka ndondora nanjye ndondora tujye tuvugisha ukuri namwe bapasiteri bagenzi banjye nubwo namwe muri inyange sombi njye ndagira ngo ngorore umurimo w'imana buri muntu wese abone ko twese mu murimo w'imana tugomba kubanza wigorora niko musho oya ceceka banze mbwire musho mureka ndondora niko musho wowe ukwiye kwifata ubwawe ugashaka kuva mu murimo w'imana ngo nibatajya baguha amaturo iyo nda nini wayigabanyije ubu se twe ko tutayarya arega wazanye ibondo wagira ngo barakureka yababawe ni ukuri ko imana mugabanye iryo bondo ryanyu ariko twubaka umurimo w'imana ndabeshya pasitatera nubwo uri umujura ariko ntacyo uri kwisubiraho wenda niba rero urwego nawe wagezemo nk'umushumba mukuru yaba ageze kure ubu se aka kanya umushumba mukuru naza uramusobanura iki mushobora kumva nacecetse nindamuka mvuze ku kibazo cyawe cyo kuba ukora ibyo bintu aragufata ate njye naje hano niyo mpamvu naje hano kugira ngo tubikemure ubu se wowe kuri indaya si ubifiringa ariko kanyumvira ni ukuri ibyo bintu rero ndagira ngo uyu mugabo rero ashobora kuza kuduteza satani nabibonye yaje ijya muri uyu mugabo reka cya kirura cyambaye ibyo bintu tubyihorere reka ibyo bintu koko umushumba mukuru aje agasanga urimo umbeshyira ibi bintu naho ubundi kuba yazana dusanga tubivuga nawe nta soni byamutera kuko arabizi ko afite ibirungo ahubwo muceceke mbabwire ikintu umushumba naza turi bwahite dukora umushumba akigera hano munize mirya 12 mwese ku buryo ari buze agasanga twese tumeze neza kandi disipurine umuntu ajya kuvuga yatse ijambo ubwo ndabona neza yego mushumba mukuru bose bahageze rwose niwe usigaye urahingutse nakubonye komeza tuzajya twiga dutegereje umurimo nuko ari umushumba mukuru kandi dufite akazi ntabwo ibi bintu bizafata umushumba mukuru arahari akoze kuhagerera igihe ariko nubwo twagereye igihe we wakererewe ariko se waburizwa n'iki gukerera ubukobwa buri hariya buba bwambaye ubusa bwagukundiye abijyamo se uyu uragira ngo anganye gutya cyangwa yakerejwe n'iki imodoka se zari zaburiye he ko leta yogiye izindi yego ko yesa nega nubwo turi nyangeso mbi bituruka ku mashuri nihanganire umuntu aba akigera aha ngaha ataranicara mukamwakiriza amagambo apfuye nk'aho pasiteri ni igicucu none se pasiteri abantu b'abagabo basigaye bagira amagambo nk'ayo mu kabari ariko se mwagiye muri kumuna akabajombi disipurine mwari mufite none hatuganira ariko se umva mwagiye muri kumuna akababwiza ukuri akabasomera akabakurira agahukuri ya nyama ko ntacyo bitwaye areka reka mubwire uyu nguyu uri kukuvuganira ni umujura w'ibitoki tekereza ko utunze abo bantu mwitorero reka tujye tuvuga ukuri kwanyu nanyumvise reka amagambo menshi wumva ibyo pasiteri akubwira reka dukore icyatuzanye abakozi b'imana rero ndashaka ngo buri mupasitori wese uri hano ambwire umurongo wo muri biriya umufasha ndetse ugafasha n'abakristo ayoboye umurongo ubu se urumva muri aba bantu umuntu waba ufite mu mutwe ari reka duhere kuri pasitarine ngaho da murakoze oya ntabwo wakubwiye ngo ushimire vuga umurongo vuga wicaye kuri ubu bwo bufite n'ubwiki reka mbabwira njyewe uyu mugabo aho ujya kuvuga ijambo rimwe ritamukuramo ijisho no gukurwamo ijisho murakoze ijambo nkoresha rikamfasha kandi rigafasha n'abakristo nyobora riravuga riti nimuze mwinjire mu ihema ryanjye kuko ariho muzakirira mwebwe n'urubyaro rwanyu kuko kubw'inzeka ntabwo ari we babajije kukivuga
Ceceka. ibyo zacu ziratunanirwa muke mubyemera umva ukuntu banza kukubwira kuki bamaraya mukuru mwishe baze mu ihema ryawe baze mu kageto kawe baze aho ukurira ibyinyo umushumba mwagiye munonosora nk'abapasiteri nk'anga bakava mu nshingano uyu muntu nta kindi kimutunze buretse umwuga w'uburaya baze mu ihema ryawe komeza twakomeza Kembo tubwire murakoze abaroma 16 baravuga ngo heading ye haravuga ngo kuba maso ngo nuko mujye mugenza mutyo kuko muzi yuko igihe cyo kugaruka cyangwa se kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye ijoro rirakuze burenda gucya nuko twiyambure imirimo y'umwijima twambare intwaro z'umucyo ariko si ubwo reka mubaze bigeze bakubaza ibintu uri buze kuvuga tugasinzira bakubwiye ngo vuga umurongo mutoya udufasha dore agakiza kacu karatwegereye ceceka wasoje twiyambure imirimo y'umwijima ntambare intwaro z'umucyo se reka mubaze atatera oya reka banze mubwire musho iyo bakubwiye ngo vuga umurongo byibura mutoya utuma abakristo bafasha ukajya kuvuga igazeti wumva wuzuye baragiza ngo mwiyambure mukura mwishyira gusa bwa burogi wirirwamo wambaye imyenda abakobwa n'ibiki byose mbese reka duhe umwanya pasiteri nawe oya ibyo bintu ntabwo ari byo ni ukuri mukora umurimo w'Imana ubarimo kumva ufite amagambo menshi komeza nivugiye ngicyo mvuga oya nyine komeza nuko muri iyi murongo wa mbere ariko mushumba namwe abapasiteri nk'aba ngaba mujye mubareba sawa twakomeza reka ngusobanurire ata pasiteri mushumba mukuru vuga ngo muri ibi birimo Ezekiyeli umurongo wa mbere avuga ngo Imana irimo isi n'ijuru ibyo ko biri mu itangiriro biri muri Ezekiyeli nk'uyu nguyu tujye baravuga ngo ngira umuntu uyu wamutunga mu itoro ukavuga ngo utunze iki pasiteri gisi reka ibyo tubyihorere ahubwo tubwira nta murongo mutoya si ibyo se muceceke mwumve umurongo ufasha abakirisitu ahubwo mwebwe mujye mubanza murebe mwige bibiliya ndabeshya umusho ubundi ninjye mu pasiteri w'inyamigufi njyewe umurongo mbwira ariko se wavuze ukareka amagambo shazi njyewe umurongo mfite uravuga ngo nimuze musange umwami Imana kuko ari ku marembo ari kuza buke tuzashiduka tugezeho ubwo niwo murongo njye mbwira abakristo bose bagafashwa uwo si umurongo niwo murongo ubwira abana bose bakaza n'abadamu bagenda baza urashaka kuganisha kuri rya jambo Yesu yabwiye abigishwa ati nimureke abana bato bansange si ibyo se nyine wowe urinde wowe gusangwa n'abana bato ibyo reka tubyihorere baba gusambanya baba bandi ujyana mu byumba by'amasengesho babeshya ariko se kujyanayo k'umushumba ari nguyu ibyo bintu abiziho aho tuza siwe twaje gutega amatwi twakumvisha njye sinzi ko nabonaho mere kereka nk'ubu uwabama nkabigisha nkababwira ukuntu umugabo witwaga Yobu yahuye n'ibigeragezo yari afite amatungo menshi arangije amushiraho ariko waguma kuwiteka ubwo nakomeje kumva imirongo mwigishije ndababasha nta kuntu utababa n'uyu wigisha imirongo y'indaya wataruje yakirida mu nda we ariko nyumvira nk'ubu ariko muri Bibiliya haranditse ngo Yesu niwe cyitegererezo cyo kwizera niwe cyitegererezo cyacu cyo kutinezeza arega wowe uri kuvanga uramuzi ko ariko si umushu uretse kuvanga mujye ibintu mwumva amateka ya Eliya na Elisa uyu ko twatumije inama bakubwiye ko tuje kubwirizanya iyo mirongo uri kugumya usoma wowe uri kuvanga ibintu inama itarimo ijambo ry'Imana oya mugabanye ijambo ry'Imana ahubwo twumva inama ubwo ho bukera umushumba mukuru aradusubiza twitahire kuko uyu mupasiteri ndo barayana ariko surataye icyakuzanye wacyumvise niko musho uyu ni pasiteri arimo aravuga ngo tugabanye ijambo ry'Imana aragira ngo ari byo yirirwa abwiriza abantu twongere iki ni bwa buraya bwe ariko cyane ko agiye avuga ngo abana bato bansanzwe ibyo bintu bizasengwe na pasiteri mukuru noneho tubwire ibyo bintu kuvuga aho biva abana bato bansanzwe aya muceceke twumva icyo umushumba mukuru yaduhamagarije aha ngaha nawe agire vuba twitahire kuko dufite ahandi tugomba ibindi murimo ese ninde uyoboye kuri indaya wese uri umujura
reka pasiteri nyine nk'uko uvuze ngo Ndakumva. reka dutuzemo gake yego nje hano muri iri torero shumbye ariko mpagarariye umushumba mukuru reperezanta de gare w'intara. Itorero ryacu by'umwihariko muri iyi paruwasi hagaragayemo ibibazo biteye gutya. Harimo abapasiteri bagera mu rusengero bagasinzira. nibyo navuga nawe nta kuntu waraye numva nanjye banze kubwira nta kuntu uyu mugabo yarara yiba ibitoki ngo agere yabwiriza abantu. Aha harimo abapasiteri bagiye bafatirwa mu marogi basambanya abana barangiza bagakingirwa ikibazo. bivuga Harimo abapasiteri babaswe no gufata abana babangavu ku ngufu. ikuze ngo nda muntu unga intoki we nuriyobeye ko wirirwa Rero ubu utukana abakirisitu n'ibindi. Uwiteka aje azanye umweye gukubura itorero. nibyo mbabwira. Hano hari abapasiteri bageze nko muri bane cyangwa batatu. Havamo abirukanwa, havamo n'abahagarikwa igihe bitazwi. nta kuntu waba wiba ibitoki ngo bagusige mu itorero. Ibyo mu byiteguro. abana bato nk'abantu b'abapasiteri mushumbye itorero, ni uruhe rugero rwiza muri gutanga? ruhe wiba ibitoki ruhe urara mu marogi. wese nguye utongana aho ntabwo gutuka abapasiteri bagenzi bawe aho mwateguye abakristo banyu b'ejo hazaza ngo mubahe ibikorwa by'iterambere, biteze imbere, bateze imbere imiryango yabo, bateze imbere itorero, bateze imbere igihugu, nibiriya mwibereyemo. ahubwo se hagiye abapfa nka pasiteri Samusoni we kise Samusoni we ki ariko nubwo nagiye kuvuga Pastor Gisa, ujya gutunga urutoki mugenzi wawe, jya ubanza utokore umugogo uri mu jisho ryawe. ariko se waretse nkababwiza ukuri nka Pastor Jeff bari kumutangaho urugero ni kabiri kangahe amatura yaryo ntago cyagiye cya kibazo igihe twabijyaga mu bibazo ntago arawe twigagaho ni wari uhari ni wari uhicaye cyangwa amatwi ari wayicariye ahubwo umuntu ajya ababwiza noneho wumve ashyire kurwanya ariko Imana nsenga ntabwo yayicariye nabyo abishyizemo. gerageze muve muri telefoni tukomeze tuganire ku ijambo ry'Imana mushumba. N'ibitaragaragara biragenda bigaragara, ariko mu by'ukuri Imana ntabwo yanga umunyabyaha, ahubwo yanga icyaha. Arumva, ariko hari ibyaha by'indengakamere. Nimba nk'umupasiteri utegeka kwangiza umwana bibaho nawe uri umubyeyi, byaba gusa ubwo uwo mupasiteri rwose ngewe reka nkubwize ukuri musho uwo mupasiteri ari mu itorero ryacu mugaragaze yirukanwe rwose ntabwo ari ukwirukanwa gusa, rwose bakazibihano ntabwo ari ukwirukanwa gusa, ugomba gushyikiriza agasuzuguro nk'aka ngaka ureba ryibereye muri telefone, agomba gushyikirizwa izindi nzego. niko mushumba hari ijambo rivuga ngo ubuntu nibuduha uburenganzira bwo gukora ibyaha. Niba twaragiriwe ubuntu bwo kuba abapasiteri, Amen, bwo guhagarara imbere y'abakristo, ntabwo dukwiye gusambanya bwo abana, guhamagarara imbere y'itorero tuvuga ijambo ry'Imana. amavuta ubwo buntu twagiriwe ntabwo bukwiye kuduha uburenganzira bwo gukora ibyaha no kwiba ibitoki. Yesu Kristo yego mugarukire ku Uwiteka n'ibishoboka. Imana yakuretse. Ntufite gahunda nimugoroba bajya mu cyumba cy'amasengesho ujyanyemo n'abana bato, ariko ntabwo bapasiteri ndakweretswe. mwacecetse tukumva ibyo pasiteri ibyo umushumba avuga. Pastor Jeff, Karame ikintu cyitwa icyumba gicike we kiracikira kuri uyu kwa Regisi. Hari imvugo yadutse ngaho bibera, byose ngaho bibera kwa Regisi, byose rero ngaho bibera ibintu byitwa ibyumba mu itorero ryacu bicike. nubwo pasiteri Regisi yivugisha ngo abantu bagiye kumutamo mu gitondo ariko se umuntu n'ababaza yashinze k'umushumba mukuru yavuze ngo umuntu yashinze icyumba k'umushumba yavuze ngo agiye Saa gutanga icumi. abantu bari bwirukanwe
mwese iminwa mufite yakururutse ingana nk'iyi ndogobe n'iyi ntangiye gutsindwa mwacecetse tukumva icyo umushumba mukuru avuga mukaba arimo arakuganza ahubwo si uko bagiye kukwirukana barajya he ubu uratunga abana gute abanyandikira wa mwe w'Imana niwe uri buhere reka tubanze twumve ijambo ni iryawe icyo nzi cyo wowe ni wowe umuntu wagiye mbere y'abandi wowe uragenda aya kawe urareba nyamara uragenda reka bari ariko si ubundi reka mubaze kera ubundi iyo utarya abana ukavuga ijambo ry'Imana ntabwo umuntu ndashaka ko nubwo hari abantu bari buhagarikwe mu mirimo yabo igihe kitazwi n'abirukanwa ndetse bagakurikiranwa n'inzego zifitiye ububasha ariko ndashaka ko nibura umuntu ava hano yatuye ku buryo imbere y'Imana mugenda murabera ariko tavuze ko amategeko y'igihugu harimo abagomba gukurikirana twahera kuri Pastorine nimba wumva hari icyo umutima wawe guciraho urubanza rwose tugusabira Imana imbabazi imbabarire gutukana Imana imbabarire wenda no kuba n'ura mugabo nancumuzaga ariko se ndumva ari iby'Imana ubwo ibyo ni ibyaha uvuga nese kutavuzemo uburaya ngo ibukubabarire nako mukorana naso Imana aracyatukana uriya rega buriya ngesipfa nyirayo yapfuye wowe urajya kwihanuka ihano twahukoze nonaho utwakoze ejo ntabwo uzatwihana wagerageje Pastorine washoje nasoje ntabwo yasoje nagumye yihane reka twakire mugenzi we murakoze jewe ubusanzwe mvuga garisha ku ijambo ry'Imana hari ijambo rivuga ngo imibereho mishya y'abari muri Yesu Kristo ngo nuko rero abari muri Yesu Kristo ntabwo bazacirwaho urubanza nibyo koko abari muri Yesu Kristo ntibacirwaho urubanza nanjye ndemera kujya muri Yesu Kristo nkihana nkatura avuga bakubwiye ngo inatura yihonganisha nakatura ntagira ne jewe ndasaba imbabazi Imana yuko ikintu nakoze kibi kirenze nariye amaturo rimwe gusa Imana imbabarire yariye amaturo none icyo kusambana mu marogi kutakivuga kandi wakemeye ibyo wakemeye birahagije ariko Pastorine mwahuriyeyo oya ibo yabyiyemereye ahangaha mushumba yabyemeye katakivuzemo icyo cyaha areka turagira ngo tukandike ikintu wabyumvise na Pastorine si wabyumvisha bivuga nabyumvishije ubu se katabivuze nagiraga ngo nkwereke ukuri kuri hano Pastorine karibu nawe tubwire ibyawe rwose murabishyira ku karubanda bone jewe mbaza kubyatura mwanasinziriye kugira ngo isengesho ngiye kwatura cyangwa se ibintu yatuye kugira ngo bigire ku Mana je ndemera yuko naba narebye igitoki igitoki igifatana kijya ariko nanone kwibuka yuko n'umugabo Pastor Alex yakoze amahano bakubwiye ngo atura ntabwo bakubwiye ngo waturira abandi Imana ibimbabarire ahubwo Imana imubabarire kuba yibye igitoki ariko wowe uvanwe no mu nshingano kuko wazengereje abantu njye nta cyaha mfite rwose imbere y'Imana ndi umwere ndizera ko rwose imbere y'Imana ndi umwere ahubwo mwabanyabyaha mubaye ubu ndizera ko ikintu kuri umwere njye ndi umwere rwose ahubwo abangaba bagaragaye ko bafite ibyaha imbere y'ijambo ry'Imana ndumva ari bamwe twaheraho abikize hejuru bazacishwa bugufi abicishije bugufi bazashyirwa hejuru ni ijambo ryanditse muri Bibiliya ariko abasambanya abana batoya muceceke Pastorine uki ujya mu rusengero wasinze ibyaha birakiyongera n'ubu hano biragaragara ko Imana ibimbabarire kuba bari ibiteta utatuye Imana ibimbabarire nta bindi wibagiwe ibyo byonyine arega pasiteri ngendagira ngo muzantorere umukuru w'izi paruwasi zose
njyewe rimwe mbigisha nicyo nuko mwakitwara imbere y'abakirisitu. Mwigeze mwumva hari icyaha banenga? Umushumba hari icyaha yigeze avuga mfite? So reke mbabwire rero Nirukanwe. nyanze kwa Yes. Icyaha cyanyu. nyanze kwa kuri rwose abandi batewe wowe neza ngo nta cyaha kandi ntungane bwira icumuye karindwi ni gute nta cyaha ufite uri umumarayika koko Aya muceceke twumve icyo umushumba mukuru agiye kuvuga n'abantu agiye guhagarika muri aba batuye nabo zirirukana kugira ngo dukomeze umurimo w'Imana. Pastorine Ariko wanze ugira ibyaha. tariki 15 y'ukwezi kwa 12 ugomba kwitaba kwa representant de gare w'intara. Suko ese mushumba nakoze iki? oya icyo wakoze urakizi kuba warabaye indabyo byonyine birahagije. Ibyo nta kibazo, ibyo biroroshye. Ntacyo akazi tuzasigara Wenda tugakora wasanga ari wowe umurimo ijambo ugiye ry'Imana gutaha. usize uyu se wariye abana mu marogi usize uyu wibye igicuri. Twakomeje Hanyuma Pastor Kem karame nawe ugomba kwitaba kwa representant de gare tariki 10 kwa 12. zikara amahoro. Pastor Te umushumba representant de gare w'intara yambwiye ko guhera uno munsi temerewe kongera kujya imbere y'abakristo urabayobora. urumva bidasaba igitoki kimwe nicyo uzize sinabivugaga none se ugira ngo kuba umushumba amuhagaritse nuko wibye igitoki. Uramuseka Pastor Legacy dukomeze. Pastor Legacy hari igihe ibyaha biba biri Oya ceceka wumva umwamarayika wumva amashimwe agiye guhabwa. Pana we wibye igitoki. tekereza ariko Uze wumve amashimwe bagiye kumva. Twakomeje igikombe nzaza kugifata ryari cy'umupasiteri witwaye neza. bo no kuvuga ngo ibyo wakoreye ibyo wakoze igihembo cyabyo uraza uzakibona. Rero no kuvuga ngo Nabyumvise. ariko buretse uza ari Uyu wakoze neza urahembwa. ntukishimeze. Yego komeza ceceka wumve ibyo wumve ibyo ngenewe nk'umuntu wakoze neza ceceka ariko si ijambo niwe urifite n'uyu. Nacecetse. Pastor Legacy buriya rero gira amagambo menshi cyane rwose uriya n'abakirisitu nicyo bankundi ugashaka guca abantu mu ijambo n'utume abantu bavuga. ariko mumbabarire Impamvu y'ibyo byose ubugira ngo usibanganye ibimenyetso Akano. ibyo uzi wakoze niwo ubizi twe nk'abana b'abantu ntabyo tuzi. ko nta byaha nzi mfite. Umuntu w'intungane Saba Imana imbabazi atura usaba Imana imbabazi. nababwiye ko njye nta cyaha mfite ndi intungane. Tega amatwi saba Imana imbabazi nurangiza abohe mu kigendo basaba imbabazi wowe n'ubu wajya kubona ukabona inzego zibishinzwe ziraje ziragutwara. ubwo ni ukuvuga ngo aho Imana izagukurira muri hariya hantu ugiye kujya ntabwo uzasubira kuyobora abantu akaba nze gutaba umuntu ahubwo uzaza umwe umukristo Nagiye buriya ariko nagiye gufata iyo rangamuntu ye nta hantu nagiye. Nagiye. ibyanjye bindangiriyeho. Ari Pastor Theo sha umva nushaka inama nta kuntu yagenze upfa ngibyo ndi kukubwira kugeza aka kanya noneho wakoze ubutaje. Nyine ubu ngubu ngewe aka kanya ubu ngiye muri RIB. Sawa ariko ngiye kubacika. Sawa.